Yesu ashimwe, ndizera ko umeze neza kandi ukuri ndagusuhuje, ugubwe neza, utameze neza, amahoro y'Imana abe muri wowe cyane. Amazina yanjye ni Evangeliste Robert Victor. Ndagushimiye cyane rero ko iyi channel ni iyawe, ni iyanjye nawe, niyo mpamvu nkomeza gushima Imana ku bwawe kuba ngufite. Nyuma kandi ndagusaba ko ukomeza no kutubyarira abandi kugira ngo iyi channel yaguke cyangwa uyu muryango waguke, ubikora ukora like cyane cyane cyane, ukora subscribe cyane, uhitamo inzogera ndetse na comment. Uyu munsi rero ni iki mbazaniye? Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza nk'ukuntu bisanzwe, ntago njya nzana inkuru mbi pe, nzana inkuru nziza, nzana ubutumwa buvuye ku Mana kandi buzima bushobora kuguhereza amahoro n'ikiruhuko mu mutima. Nta kindi kintu rero kizana ikiruhuko mu mutima uretse kumva inkuru nziza. Inkuru nziza rero uyu munsi turi buganireho, ndakubwira uburyo ki umuntu yatura ibyaha bye mu buryo Imana ishaka, cyangwa se uburyo Imana yifuzamo ko wowe waturamo ibyaha byawe. Twagiye twiga cyangwa se twigishwa aho twagiye tunyura uburyo batura ibyaha n'ibindi, ariko mu by'ukuri hari uburyo abantu bifuza kwaturamo ibyaha byabo n'uburyo bifuza kubikizwamo, hakaba n'uburyo abantu cyangwa se uburyo Imana yifuza ko watura ibyaha byawe, ikaba ifite n'uburyo bwabyo bwo gukizwamo ibyo byaha. So rero tugiye kwifashisha igitabo kiri muri Yohana wa mbere, igice cya mbere, umurongo wa 8 n'uwa 9 n'uwa 10. Yohana wa mbere ntabwo ari we wenyine turi bwifashishe n'ibindi bitabo bikeya, ariko biraza kuduha ishusho nyayo no gusobanukirwa neza kwatura ibyaha kwa nyako uko ariko. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 8 aravuga ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Akavuga ngo nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze, tuba twiyise umunyabinyoma kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Uri kubona hano hantu uburyo hatubwira yuko ngo nituvuga ko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Mu by'ukuri umuntu wihandagaza akavuga ngo nta cyaha mfite, aba yishutse, n'ukuri kuba kutari muri we. Niyo mpamvu umuntu ashobora kwihamya akavuga ko nta cyaha afite kandi yaravutse ari umunyabyaha, cyangwa yaravukiye ku mubyeyi wanduye ari we Adamu. Ni ukuvuga rero ku bwa kavukire yawe ufite icyaha, aricyo cya cyaha cy'inkomoko uragifite, warakivukanye, kandi icyo cyaha nta kintu wakora kugira ngo ugisimbuke cyangwa ucike urubanza rwacyo. Nta na kimwe wakora. Rero bivuge ngo uri umunyabyaha wabivukanye. Icyo kintu kimenye. Hanyuma ni gute wacika icyaha wavukanye? Ni gute waba udafite icyo cyaha kandi waravukiye mu maraso yanduye? Ntabwo bishoboka.
Niyo mpamvu umuntu wese wavuga ngo nta cyaha mfite yaba yishutse n'ukuri kwaba kutari muri we. Dawidi cyangwa se reka tureke Dawidi tuvuge Yesaya 48 umurongo wa 8 haravuga ngo ni ukuri koko ntabwo wamenye kandi ntacyo wumvishe, uhereye kera ugutwi kwawe ntikwari kwazibuka, kuko nari nzi yuko wariganije cyane kandi wiswe umunyabyaha ukivuka. Nshuti muvandimwe, ntabwo witwa umunyabyaha kubera ko wakoze icyaha, ahubwo ukivuka wahise uba umunyabyaha. Niyo mpamvu umwana mutoya yitwa umunyabyaha, niyo mpamvu uruhinja rukivuka rwitwa urunyabyaha. Ni ukubera ko hari icyaha Adamu yakoze cyitwa kutumvira Imana, bihesha ko n'abazamukomokaho bose baba abanyabyaha, nk'uko Abaroma igice cya 5 umurongo wa 18 habivuga, uze kuhasoma. Bivuge ko rero niba Adamu yarakoze icyaha bigatuma n'abazamukomokaho bose bazaba ari abanyabyaha, uyu munsi nta kintu na kimwe wakora, nta n'ikintu na kimwe gishobora kubaho cyatuma umuntu yitwa umukiranutsi imbere y'Imana. Ubwo bivuge rero nuramuka uvuze ngo nta cyaha nakoze, nta cyaha mfite, uba wishutse, ukuri rwose kuba kutari muri wowe. Hanyuma ubwo turabyemeranyijeho, umuntu wese wavutse ku mugore, nk'uko muri Yobu habivuze, uwavutse ku mugore ntabwo yaba umukiranutsi, cyangwa umuntu wese wavutse ku muntu, umuntu wese wabyawe n'undi muntu ntabwo bishoboka ko yaba umukiranutsi. Bivuge ngo rero ntugomba kwita umukiranutsi bitewe n'uko ngo nta byaha urakora. No, mbere y'uko ukora icyaha banza umenye ngo uri umunyabyaha. Niyo kandi waba utaragikora, niyo waba nta cyaha wakoze, kuko umwana mutoya nta cyaha ko kaba yagakoze, ariko birivuga ko yitwa umunyabyaha akivuka. Bivuge ngo yitwa umunyabyaha nta n'icyo arakora, ahubwo biba bitewe n'amaraso yavukiyemo cyangwa se na kavukire ye. Umunyabyaha kubera ko yavutse k'umuntu. Hanyuma hepfo hano ahita avuga ngo nitwatura ibyaha byacu, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Haleluya. Uvuga ngo hari kwa gukiranirwa twavukanye, gukiranirwa umuntu arakuvukana, ndetse n'ibyaha nyine umuntu arabivukana, gukiranirwa ni ku munyabyaha burabivukana. Hanyuma arangije hano aravuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kwacu kose. Ni ukuvuga ngo rero iyo ubaye umuntu uzi kwatura neza, Imana niyo kwizerwa ihita kubabarira ibyaha byawe ndetse kandi ikakwezaho no gukiranirwa kwawe. Bivuga iki rero? Bivuge ngo niba waramenye ko wavutse uri umunyabyaha, ukeneye kumenya kwatura ibyaha, kumenya kwatura gukiranirwa kwawe. Hanyuma tugiye kureba uburyo baturamo gukiranirwa, tugiye kureba uburyo baturamo ibyaha byabo. Iyo dusomye muri Zaburi, Dawidi niwe cyitegererezo cy'abantu benshi bajya bavuga ngo ariko ngo Dawidi yatuye ibyaha bye, Imana iramubabarira. Dawidi ibyaha nyine yarabyatuye, ariko reka turebe uburyo Dawidi yatuye biriya byaha bye. Turabisanga muri Zaburi igice cya 51 umurongo wa 7, uburyo yatuye nawe ari nabyo ukwiriye gukoresha. Ubu buryo nubumenya kubukoresha uzaba ukize urubanza rwose. Zaburi 51:7 haravuga ngo 51 igice cya 51 umurongo wa 7 haravuga ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye.
uri kumva? None ahita akomeza ngo dore ushaka ukuri ko mu mutima hatabona, uzahamenyeshe ubwenge, unyegeshe ezopu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndushe urubura, unyumvishe umunezero w'ibyishimo kugira ngo amagufwa wavunnye yishime. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye, ntunekure y'amaso yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wera, unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe. Nkomeresha umutima wemera, nibwo nzigisha inzira yawe abacumura. Abanyabyaha baguhindukirire. Hano urabona yaravuze ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Dawidi icyaha yari yakoze ni iki? Yari yasambanyije umugore w'abandi. Nyuma yo gusambanya umugore w'abandi, arangije afata n'umugabo we aramwica ku rugamba, cyangwa se aramwicisha ku rugamba. Ivuga ngo Dawidi ntabwo yigeze yatura ngo Mana umbabarire ubusambanyi nakoze, Mana umbabarire ko nishe, cyangwa umbabarire ubugambanyi n'ibindi. Oya, ahubwo yaravuze ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha ni mu mama yambyariye. Andi magambo we yatuye uko ari kose guhera mu bwana bwe kose agushyira imbere y'Imana. Rero Imana nayo impamvu hari ivuga ngo uvuga ko nta cyaha afite aba yishutse, cyangwa se ngo iyo ubwayo yahamije yuko nta muntu n'umwe ngo ukora ibyiza n'umwe. Iyo usomye mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 19 kumanura, Abaroma igice cya 3 umurongo wa 9 gukomeza, havuga ko ntawe ukora ibyiza n'umwe, nta mwiza n'umwe, ntawe ukunda Imana, ntawe umenya, ntawe ushaka, ngo bose barayobye. Noneho niba twese twarayobye, ngo bose bandurijwe hamwe, twese twandurijwe hamwe, turi abanduye. Hanyuma niba twese turi abanduye rero, tuvuze yuko nta cyaha dufite, twaba twishutse, n'ukuri kwaba kutari muri twe. Ukuri ni iki? Ni ijambo ry'Imana. Niba Imana ivuga yuko nta cyaha ko nta bwiza, nta cyiza tugira, byose uko ni uko kuri. Rero niba ushaka kwemeranya n'Imana, emera uko kuri. Iyo ugiye kwatura uvuga icyaha kimwe, ngo natukanye, nishe, nibye, nasambanye, uba urimo urapfobya Imana yavuze ko nta cyiza na kimwe ukora. Ahubwo ubwo nyine wowe uba uri kuvuga ngo ariko byibuza nishe, nibye, cyangwa se ibyo nakoze, ariko hari ibindi ntigeze nkora. Mu yandi magambo, ndi mwiza, ugashaka kwigira mwiza anytime, ugashaka kumva hari igihe uba wakoze neza, ariko Imana ivuga ko nta munsi n'umwe ujya ukora neza. Ubwo rero impamvu ivuga ko nta munsi n'umwe ujya ukora neza, ni uko waremanywe gukiranirwa. Nyine ni kuri, n'ibikuvamo byose ni ugukiranirwa, nta cyiza na kimwe kikubamo, nta cyiza na mba kikubamo. Byemere rero ko nta cyiza ugira. Buri munsi waba utakoze icyaha, nabwo uri umunyabyaha. Hanyuma rero atura ko nta cyiza ugira. Niwatura ibyaha byawe, ikiranukira kukubabarira rwose no kukwezaho gukiranirwa kwawe kose. Kuvuga ngo rero igihe watuye yuko waremanywe gukiranirwa, nta cyiza ukora. Hari igihe ukora ibyiza ukavuga ati Imana wowe yambonye rwose iri kunshima. No, ntago Imana ijya ibona hari icyiza wakoze, kubera ko ibibi bikurimo cyangwa uko wavutse, ubundi uremanywe gukiranirwa, hanyuma nta n'icyiza cyakuvamo. Rero isoko nziza ntijya iva mu mazi mabi, n'isoko mbi ntijya iva mu mazi meza. Uko niko Imana itubona. Nyuma rero atura kuri mubi, guhera mu bworo bw'ikirenge kugera mu gitwariro, nta cyiza wakora, nta cyiza cyakuvamo. Hanyuma uko niko kwatura kwa nyako. Hanyuma iyo byatuye gutyo, ngo niyo kwizerwa kandi ikiranukira kukubabarira.
ibyaha byose no kwezaho gukiranirwa kwawe kose. Kuvuga ngo niwatura kuri mubi by'iteka, nta n'icyatuma uba mwiza, nta n'icyo wakora ngo ube mwiza, mu by'ukuri Imana izahita igira iti ikubabarira by'iteka, ikwezeho no gukiranirwa kwawe kose. Kuvuga ngo nuko gukiranirwa wavukanye kose ihita ikweza, ikweze ube nk'urubura, were urusha urubura. Nawe yaravuze ngo unyejeshe sopu ndera mere nk'urubura, niko Dawidi yavuze. Kuvuga ngo niyo ubwayo rero ibyikora, ariko nyuma yuko ugize umutima wo kwemera yuko nta cyiza na mba ujya ukora. Biriya byo kwatura akaha kamwe uba urimo uranahamya yuko hari ibindi utakoze, bivuge ngo uhakanyije Imana yuko hari ibyo uvuga ati nubwo uvuga ko nta cyiza nkora, ariko hari ibyo njya nkora byiza bikeya, bibi nibyo nakoze. Icyo gihe ni kuba uvuze, ariko ugomba kwatura kuri mubi by'iteka, wature nta n'icyaguhindura usibye Imana yonyine. Hanyuma rero hasi niho akomeza kuvuga ngo nituvuga ko nta cyaha dukora, Imana tuba tuyise umunyabinyoma. Tuba tuyise umunyabinyoma gute se? Reba mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 23-24, aravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bose bande? Wowe urimo, nanjye ndimo, abavutse uyu munsi barimo, abazavuka ejo hazaza barimo, abasaza barimo, abakecuru, abagabo, abagore, abakomeye, aboroheje, abanyabwenge, abaswa, bose ngo bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Hanyuma rero ngo hariya ku 10 nyine ahita avuga ngo nituvuga ko nta cyaha twakoze, Imana tuyise umunyabinyoma. Hanyuma mu Baroma aho ngaho nkubwiye, niba hahamya neza yuko Imana iri guhamya cyangwa itubwira ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Na Yesaya 64:5 naho haravuga ngo kuko bose bahindutse abanduye, kandi nibyo twese twahindutse abanduye, ngo nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Hanyuma rero niba twese twarahindutse abanduye, nibyo dukora bikaba ari nk'ubushwambagara bufite bizinga, ntabwo dukwiriye kuvuga ko nta cyaha twakoze. Nyine Imana nuko itubona, rero ibone nk'uko Imana ikubona, ahubwo umenye uburyo ki Imana yagukiza, cyangwa se uyibwira ati ni we wenyine ushaka kuntabara. Njye sinakurinda icyaha igisa nacyo ngo bishoboke, kuko n'ubundi nahindutse uwanduye n'ibyo nakoze, n'ibyo nakora byiza ngo ni nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Icyo gihe uzatabarwa, uzamenyeshwa inzira y'agakiza. Dawidi yaravuze ngo umenyeshe inzira y'agakiza, unyumvishe umunezero wawe mu mutima, undeme mu mutima nyine mushya, unezerewe agakiza kawe. Kuvuga ngo icyo gihe rero iyo umaze kuvuga ko uri umunyabyaha bivukanye nta n'icyo wakora ngo uhinduke, Imana ikuyobora inzira y'agakiza yateguye, ariko ka gakiza ka Yesu Kristo. Irakubwira ngo dore Yesu yimanitse ku musaraba azira ububi bwawe, ibyaha byawe nibyo yamanikiwe, gukorwa n'isoni yaciyemo cyangwa no kwicwa yakorewe iby'agashinyaguro, ni we yabikoreraga kugira ngo wezwe ubu wera, umuziranenge, umutagawa, umukiranutsi by'iteka. So rero ibyanditswe birabihamya neza. Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 22 haravuga ngo namwe abari batandukanyijwe n'Imana kera mukaba mwarabanzi banyu mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, ngo none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. N'Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 20. Kuvuga rero Imana yiyungishije nawe urupfu rw'umubiri wa Yesu ngo agushyire imbere y'Imana. Yesu amaraso ye yaragutunganyije ngo agushyire imbere y'Imana uri uwera, uri umuziranenge, uri umutagawa. Rero icyo gihe yarakwejeje, igukuraho gukiranirwa kwawe kose ku bw'ayo maraso. Iyo ubyizeye bigwanyizwa no gukiranuka, uhita uba umukiranutsi ako kanya, uhita wakira ubuzima bw'Imana iguhaye, uhita utangira kuba umuntu Imana yemera kandi izi ko uri na muzima.
So, atura rero ububi wavukanye, apana kwatura ububi ibyaha wakoze uyu munsi, kimwe bibiri bitatu, nifuje, nibye, natukanye, nasambanye. Ibyo ntabwo ari ukwatura ibyaha. Kwatura ibyaha nyakuri hano bavuga ni ukwatura uhuje n'uko Imana ikubona. Imana ikubona yuko nta cyiza, ntawe ukora ibyiza n'umwe, bose barayobye. Yego, wivuga rero ko hari icyiza wakoze, niyo waba wagikoze ntabwo Imana icyita cyiza, kubera ko muri wowe nta cyiza kikubamo, niko yo ihamya. Aha rero mu gice cya gatatu ugisome neza, komeze, niho hari bukwereke neza yuko nta cyiza Imana itubonamo. 3:23-24 niho hanavuga ko hariya hahita huzuzanya na hano muri Yohana wa mbere igice cyaho cya mbere umurongo wa 10. Havuga ko nituvuga yuko nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma. Niyo mpamvu uba uyise umunyabinyoma, ni ukubera yuko yo hariya mu Baroma 3:23-24 havuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Hanyuma Imana nibivuga ko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwayo, ukeneye kumenya ko nawe nyine uri muri abo wivuga yuko nta cyaha wakoze. Iyo watura ibyaha bike bike kimwe ku kindi, uba utazi neza yuko Imana yavuze yuko nta cyiza ujya ukora. Waba wari wabikora, ubikoze, utaranabikora, uri umunyabyaha imbere y'Imana. Kandi ngo n'ibyo ugerageje gukora byose bimeze nk'ushwambagara ufite ibizinga, ariko niwatura ibyaha byawe, niwatura kamere yawe ukuntu iteye, nk'uko Dawidi yavuze ngo dore naremanywe gukiranirwa mu byaha, nimo na mama yambyariye, icyo gihe Imana izakora iki? Izakwigisha agakiza kava kuri Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana bukubeho, kujya mbere kugaragarire bose, kandi izi nyigisho zubake undi mutima mushya muri wowe, ushira ubwoba, uvuge ngo kuko navukanye gukiranirwa, Yesu nawe yaraje yishyiraho uko gukiranirwa kwanjye, arakuzira, mpita mpinduka umukiranutsi imbere y'Imana. Tuzasubira muri video itaha, nzagutegurira nanone ibindi bintu byiza bivuga uburyo ki umuntu w'umukiranutsi abaho. Ndayikora ejo, urayibona. N'isengesho umukiranutsi akora. Mbese ni gute dukwiriye umukiranutsi, umuntu wemeye ko yakirijwe n'amaraso ya Yesu, asenga? Ni gute asenga? Yes, very soon irakugeraho. Urakoze cyane. Ubuntu bw'Imana burushaho kukubaho mu izina rya Yesu.